Karibu kuri mwe mwese mukurikiye igicaniro TV, tubahaye karibu. Ni amahirwe uyu munsi ku gicaniro TV ntabwo ndi jyenyine. Uyu munsi dufite umutumirwa. Uyu munsi turi kumwe na Tom Ndahiro. Tom Ndahiro ni umwanditsi. Tom Ndahiro ni umushakashatsi. Akaba umushakashatsi cyane cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko kandi ni n'umushakashatsi ku zindi jenoside zakozwe ku isi. Ni umushakashatsi ku birebana n'ipfobya n'ihakana rya jenoside. Abenshi rero murabimenyereye. Karibu Tom, tubahaye ikaze ku gicaniro TV. Murakoze cyane kudutumira, kandi twishimiye kuba hamwe namwe bakurikira igicaniro TV. Bwana Tom, mu gihe gishize hari ku itariki ya 27 Mutarama muri uyu mwaka, haciyeho ikiganiro cyanyuze ku cyo bita Ikamba. Uwitwa Jean Paul Ntagara yakoze ikiganiro giteye isoni, Bwana Tom, aho yise ikiganiro ati umuhutu wese si interahamwe, umututsi wese ntiyacitse ku icumu. Bwana Tom, iyo umuntu akoze ikiganiro, iyo umuntu yanditse igitabo, iyo umuntu akoze yewe na filime akayiha inyito, mu by'ukuri inyito abagira ngo ize kugira icyo igaragaza cyane ku muntu uza gukurikira icyo kiganiro, icyo gitabo cyangwa iyo filime. Bwana Tom, uyu Jean Paul Ntagara wibaza ko ari impamvu ki byaba yarafashe iyi nyito akayita iki kiganiro? Kuba uri umuhutu ntago bivuga ko wishe, no kuba uri umututsi ntago bivuga ko wacitse ku icumu. Ibyo rero turabisanga mu kiganiro tugiye kuganira, cyane cyane ko ibyo tugiye kuganira mu kanya birerekana sosiyete yacu ukuntu yubatse. Sosiyete y'Abanyarwanda akenshi usanga turimo kubaka ibintu bigendeye ku marangamutima yacu. FPR rero yo icungana n'ayo marangamutima akaba ari dusenyesha. Bamwe ikabita interahamwe, ariko abandi ikabita ko atari interahamwe kandi arizo, abandi ikabita abacitse ku icumu atari bo, abandi ikabibambura ari bo. Nuko nk'uko FPR bigenza igihe ibona inyungu zayo aho ziri. Ibyo rero bigenda byigaragaza mu ngero tugenda tubaha, niyo mpamvu navuze ntiturabiganiraho. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ikibazo kigari gishingiye ku inyito y'ikiganiro, ariko inyito y'ikiganiro irimo n'ibitekerezo, irimo urubanza, kuburana no guhakana jenoside. Kuburana no guhakana jenoside, ndabisobanura amagambo impamvu yasobanuye. Icya mbere, kuvuga ngo umuhutu wese si interahamwe, ibyo ngibyo ni ukuri, ariko byari kuba byiza ikimuri mu mutwe. Ndavuga ngo icyari kimurimo ni uko yashakaga kuvuga ngo umuhutu wese si umujenosideri. Nibyo nshaka guheraho, kuki babikora. Icya mbere, hera kuri Ntagara ubwe. Ntagara
ni umuntu witwa ko ari minisitiri w'intebe wa guverinoma en exile iyoborwa na perezida wabo witwa Thomas Nahimana. Menya yarigeze kuba padiri niba cyangwa ari ngirwa padiri. Bariya abantu rero byonyine iyo guverinoma kuba uri minisitiri w'intebe wa guverinoma yo mu buhungiro, twahitana guverinoma itabaho cyangwa guverinoma hari ikinyarwanda bakoresha bavuga guverinoma icyatsa, kimwe na guverinoma si guverinoma ya mbere tubonye yita ko ikorera mu buhungiro, ni guverinoma ya kabiri. Guverinoma iyoborwa na Thomas Nahimana nka perezida, Jean Paul Ntagara akaba minisitiri w'intebe, binyibutsa guverinoma nayo ikorera mu buhungiro ifite n'izina rimwe, guverinoma en exile, yashyizweho na Sindikubwabo na Kambanda ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 1994. Nyuma yo gutsindwa baragenda barikirigita bagaseka, bavuga ngo burya ngo ikintu kigaseka ni inkende, kwikirigita ugaseka ugashyiraho ikintu uzi ko ntacyo kimaze. Abambere bakoze ikitagize icyo kimaze ni perezida Sindikubwabo, wari perezida Sindikubwabo Theodore, umukuru w'abicanyi. Ubu umusimbura we ni Nahimana Thomas. Ubu Jean Paul Ntagara ari mu mwanya wa Jean Kambanda. Ni ukuvuga ngo turimo turareba ibintu byo muri 1994 byisubiramo mu 2022. Iyo kintu rero niba kuki bajya muri urwo rubanza ngo umuhutu wese si umujenosideri, ibyo ni ikintu kizwi. Ubwo nabo baba barwana n'umutimanama bavuga ngo twebwe ntiturabicanyi. Ibyo birazwi kuko mu myiteguro ya jenoside, kimwe muri propagande bari barashyizeho ni ugushaka ubumwe bw'abahutu. Iyo guverinoma yayiteguraga yakoze ibintu byinshi kugira ngo ihuze abahutu ku mugambi wo gukora jenoside. Ni naho n'iryo jambo interahamwe, ubundi ijambo interahamwe ni ijambo ryiza mu Kinyarwanda. Hari igitabo cyanditswe na Musenyeri Bigirumwami avuga inkomoko y'Abanyarwanda, avuga ko bene Gihanga, Gahutu, Gatwa, Gatutsi abantu babayeho ari interahamwe, bivuze ko bafatanyaga. Ariko iyo nyito interahamwe ubundi gutera babaga bavuga nk'indirimbo, indirimbo cyangwa n'imbuto, nicyo bakoze bagikora hamwe. Gahutu, Gatwa, Gatutsi bari interahamwe. Iyo nyito iza guhinduka iba interahamwe, ntiyaba iyo gushyira hamwe, iba iyo kwica hamwe. Mbabarire si ukurondogora, ariko no kugira ngo abantu banumve ko urwo rubanza baburana n'ipfunwe ribibatera yo kumva ngo hari umuntu wakoze icyo cyaha ayitegura. Ariko kandi hari ibintu bihuriranye, ko Egide wari mukuru ibintu byabaga mu Rwanda urabizi. Ibi ngibi biba muri iki gihe. Ni byiza ko tubona ko mu mwaka wa 2022 n'imyaka 30 ubaze uvuye mu 1992. Umwaka wa 1992 ni umwaka wabayemo ibikorwa bikomeye cyane mu myiteguro, mu gutegura jenoside. Niho hatangiye ishyaka CDR.
nibwo ngira ngo n'ubuyobozi bw'interahamwe bwagiyeho, ngira ngo ni nabwo ibimenyetso byinshi byo gutegurwa kwa jenoside byabayeho icyo gihe. Ni no muri uwo mwaka turi bubone igisubizo kirimo ngo umututsi wese ntiyacitse ku icumu, nabyo igisubizo kiri muri 92. 92 nibwo imyitozo ku mugaragaro yo kujyaho yo gushyirwa y'interahamwe no kuzikwiza mu makomine yari ikomeye, yanekomeje. Ni wo mwaka nyuma yo gutangira kw'imishyikirano y'amahoro ya Arusha muri 92, noneho batangiye abategura jenoside batangiye kwigaragaza. Uyu munsi bantagara barimo bararengera bene wabo cyangwa inshuti zabo cyangwa nabo ubwabo bashobora kuba birengera, sinzi icyo bakoze. Ariko iyo ushobora guhagarara ukavuga ngo Abahutu bose si interahamwe, nanavuze ngo tubihindure, icyo yashaka kuvuga ni kuvuga ngo umuhutu wese si umujenosideri. Ubwo rero ni urubanza rw'umuntu urwana n'umutimanama we kubera ipfunwe. Muri icyo kiganiro hari umugore nibagiwe izina rye, ushobora kuza twibutsa abatwumva, wavuze ko ngo niyo abatutsi bose bashira, bicwa bagashira, ngo ntibyari guhungabanya, wabivuga mu magambo meza, ntibyari guhungabanya abantu. Mu by'ukuri yatumiye Mwemayire Felicite, atumira uwitwa Marie Jeanne, atumira Munyankindi. Uwavuze rero icyo kintu ni Mwemayire. Mwemayire yarabivuze ati abatutsi niyo baza gupfa bose abari mu gihugu bagashira, n'ubundi ni hahandi abahutu twari kuguma tukabaho kandi tukabaguma turi benshi. No mu kuri kw'ibintu hapfuye abahutu benshi kurusha abatutsi, kuko n'ubundi nibo bari benshi mu gihugu. Ni urugero nari ndimo guta gishaka kubicaye hirya no hino, niyo abatutsi bari mu gihugu bose bapfa ntihagire n'umurokoka, n'ubundi umubare w'abahutu bapfuye niwo waba ari mwinshi. Ni nawe muntu wavuze ikintu kibi cyane mu magambo yavuzwe muri icyo kiganiro, aho yagize ati bavuga ko abantu bacitse ku icumu, atari ku bundi amacumu yarangaye. Ubundi expression yo gucika ku icumu ni ikinyarwanda kizwi kandi kigira icyo gisobanura. Iyo ubyihoreye ukabyica nka nanone ukavuga uti amacumu yarangahe, ati buri muntu afite iryo yacitseho, aho nanone wenda kuko wari umuvuzeho, ubwo wabikomereza ukagira icyo bivugaho. Urakoze cyane. Uko mbyumva rero, uko mbyumva ngewe, mbere yuko ngira uko mbyumva mfitemo n'ikibazo. Harya icumu riba rimwe cyangwa aba amacumu menshi? Ngo nayo yadusobanuriye. Nge ndibaza ko ari ikibazo kimwe gusa kivuga ngo uwacitse ku icumu ninde. Nakwemeranya na Marie Jeanne 100%, kubera ko buri munyarwanda wari mu Rwanda muri 90 wese afite icumu yacitseho. Niyo mpamvu nabazaga amacumu yari ntese ryaba rimwe, yaba menshi, kugira ngo umuntu amenye iryo umwe yacitseho n'iryo undi yacitseho, cyangwa kuko bose ari abanyarwanda n'icumu rikaba ryari rishinzwe abanyarwanda umuntu yaryitari. Niyo mpamvu nabanje kubaza niba amacumu ashobora kwitwa menshi cyangwa se ryaba rimwe, umuntu akabimenya ko iryo ngiryo ari ryo abanyarwanda bose bacitseho. Ariko niba bidashaka kuvugwa bityo, niba bidashaka kuvugwa ko icumu abanyarwanda bacitseho ari rimwe, reka tuvuge ko bacitse ku macumu. Murakoze cyane.
abo bose ari uwo Ntagara ari uwo n'umwe Mayire bose umuntu abe avuze ko ari abicanyi ntabwo yaba abeshye. Icya mbere iyo udefanda iyo ugenda ukarengera abajenosideri ukavuga ngo niye ubwoko ubu n'ubu bushira abantu ntabwo bari guhungabana, icyo biba bivuze kiba cyumvikana. Ntabwo bikeneye gushaka umuntu w'umusemuzi cyangwa umusesenguzi kugira ngo yumve ko uyu muntu nubwo atishe yarishimiye. Ashobora kuba atarishe nubwo ntabihamya, ariko icyo nahamya ubu ngubu ni uko yishimiye kwicwa kw'Abatutsi kandi akababazwa n'uko abajenosideri batatsinze ahubwo bagatsindwa. Nyuma y'imyaka 30 iyo jenoside itangiye kugaragara mu mitegurire yayo, ni no muri uwo mwaka habayeho jenoside yo kugerageza mu Bugesera muri 1992 n'imyaka 30. Ndavuga ngo iyo myaka 30 rero abangaba barimo babivuga icyo bashingiraho nuko batekereza ko hari abantu muri iyo myaka 30 bibagiwe, ariko bakibagirwa ko hari n'abakibuka kuko twari duhari. Muri uko kuburana, muri urwo rubanza rwo kubaburana rwandanze rwo kwigiza nkana no kwikigeta bagaseka ngo bamwe ngo bari muri guverinoma ngo wane exile, nta kindi baba barwana nacyo ni ukuvuga ngo bo bararwana n'umutima wabo, babona icyaha cya jenoside kibagendaho nk'ukuntu umuntu agendana uburwayi, yaba ari umuntu warwaye ubushita akagendana inkovu z'ubwo bushita, cyangwa umuntu ugira ibyago akarwara inyonjo akayigendana. Abo nabo bagendana icyo cyaha. Ndacyagaruka muri ya myaka 30 ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri muri 1992 nibwo ishyaka sederi impuzamugambi zagiyeho ahagaragara, zijyaho zivuga n'imigambi yazo itihishiriye. Hari ikinyamakuru cyasohotse icyo gihe cyakangura nomero spéciale. Iyo numero ndayifite, abazi kuyisoma bazayishaka, kangura nomero spéciale. Iyo nomero spéciale usomye ku gifuniko cyayo ivuga ngo inyenzi n'ibyitso byazo birahungira he ko ishyaka ry'abahutu ryavutse ku mugaragaro. Hakaba indi nteruro ivuga ngo Abatutsi kuva ubu ntibamenye ko aho uburenganzira bwabo burangirira ariho ubw'Abahutu bo benshi butangirira. Munsi bashyiraho amafoto y'abaparimuhutu b'Imena, Kayibanda, Bicamumpaka, Gitera, Mbonyumutwa, Remy Gahutu w'i Burundi, Habyarimana Juvenal wo mu Rwanda. Ahangaha ndaza kugira icyo mbivugaho nsobanura ku bijyanye no kuvuga ngo umututsi wese si umututsi wese wacitse ku icumu. Iyo bakoresha aya magambo, iki kintu ngo inyenzi n'ibyitso byazo birahungira he, ni imvugo yo gutsinda, ni euphemisme. Inyenzi, amagambo inyenzi, ibyitso, umwanzi, inkotanyi byavugaga umututsi. Iyo kuvuga ngo barahungira he, Abatutsi ntibamenya aho uburenganzira bwabo burangirira, ariho ubw'Abahutu bo benshi butangirira.
uwo Mwemayire aracyari muri sederi niyo abatutsi bashira abahutu nyamwinshi bari kuguma bariho ntagire rero ngo ibyo avuga mu mwaka w'ibihumbi 2022 hari igishya avugamo iyo mvugo wisanga mu nyandiko yari yo kuvuga ngo uburenganzira bw'abatutsi burangirira n'ubwo abahutu butangirira wisanga no ku rupapuro rwa kabiri rw'iyo nyandiko rw'iyo kangura ivuga ngo ishyaka rizita ku nyungu za rubanda nyamwinshi ryaravutse. Ni inyandiko yanditswe na Nangeze Hasani n'uwitwa Nyabyenda Isa. Urumva? Iyo mvugo igarukamo yuko aho uburenganzira bw'abatutsi burangirira ariho ubw'abahutu butangirira. Iyo mvugo igaruka ku rundi rupapuro mu mpapuro nk'eshatu ziri indani, ariko ikaza kugaruka ku rupapuro rwa nyuma rw'icyo kinyamakuru, aho bashyizeho ifoto y'umuntu witwa Bucyana Maritini, perezida wa sederi. Noneho bakandika ngo Bucyana Maritini, umuhutu ukomoka i Cyangugu wiyeguriye ishyaka rya rubanda nyamwinshi sederi, ikibanze ni ukunga abahutu bose kandi ukumvisha abatutsi ko uburenganzira bwabo burangiriraho ubw'abahutu bo benshi butangiriye. Ishyaka sederi rigizwe na rubanda nyamwinshi niryo rizumvisha inyenzi n'ibyitso. Ayo ni amagambo yanditse hano. Ibyo rero Mwemayire n'uwo minisitiri w'intebe Ntagara barimo, kimwe na Matata Yosefu, kimwe n'abitwa Nkusanyesi w'Imana bahoramo, n'undi mugore wo muri Denmark wita Umutabazi, baracyari muri ya logike isanzwe yo kumvisha. Icyo gihe kumvisha ntabwo bavugaga nta kindi bavugaga, ni ukumara abatutsi. Wumve ko noneho turaza kugaruka kuri, ndaza kugenda nkumoza kuri icyo kivuga ngo abatutsi bose ntibacitse ku icumu. Ntabwo basobanura umututsi wo mu gihugu cyangwa umututsi wo hanze yacyo. Ariko muri iki kinyamakuru, kimwe n'ibindi byinshi ntashobora kurondora, n'ibitangazamakuru byabo n'indirimbo za Simoni Bikindi, byagendaga bigasubira ko abahutu ari ikibazo cyo kurwanya abatutsi ari international. Ariko noneho nuko gutera hamwe. Muri icyo kiganiro nakurikiye igice kimwe cyacyo, aho usanga bagaragaza oya si icyo ngicyo, ni ikindi giherutse vuba aha ngaha, niba ejo hashize, niba ryari icyo bavugagamo bavuga ngo Kajuga Robert ngo yaba yarashyizweho n'inkotanyi. Icyo kintu, iyo propagande imaze igihe yo gukura jenoside ku bahutu bakayishyira ku batutsi ubwabo. Kimwe no mu gitabo cya Judy River, kimwe na Matata Yosefu arabivuga, hari n'abandi bakorera hano mu Rwanda ntarinze kurondora. Ariko hari icyo kintu nakwita ko ari inkubiri y'abantu bagenda basubiramo ideoloji imwe yo kugereka jenoside ku batutsi no kuri RPF by'umwihariko, no buri kanya no gusubiramo izina rya Perezida Kagame, kubera ko we bamufata nka simbo. Iyo bamuvuga ntabwo baba bamuvuga ku giti cye, baba bashaka kuvuga ngo uriya niwe uhagarariye abatutsi.
icyo kintu rero cyo kurwana n'icyo kintu cy'interahamwe no kugaragaza ngo zayoborwaga n'umututsi ibyo ngibyo barabyiniye barateriye mu kinyarwanda bavuga ngo baratera yahararutswe. Muri icyo kiganiro cyaciye ku mutware wumva babigarukaho cyane bashaka kumuvuga. Ndabyibuka ko uwagerageje kumuvuga yashatse ahubwo ukuntu aza kumugaragaza ko yari umuntu wari uri inshuti cyane y'amata yongera umatse, ariko wari uyoboye ikiganiro akabigarura ati ariko murimo muratandukira, si aho ngaho twashakaga kuvuga, kugira ngo akunde agaruke kuko yamuvugaga amuzi, akongera akamugarura amujyana za janja, amujyana mu buryo bakuru be bize Buganda, ukumva ko ibyo uvuga ari byo ariho bashaka kugana. Mu by'ukuri ibintu uvuga ni byo. Ndagira ngo noneho mubaze Bwana Tom kuri definisiyo witwa Marie Jeanne yatanze. Marie Jeanne yatanze definisiyo bamubaje bati navuga icyo atekereza kuri jenoside. Mvuze ntyo kuko niryo jambo bakoresheje, nibo barikoresheje, babuze imbere ivuze batigira icyo uvuga kuri jenoside. None ati jenoside ati mu by'ukuri yakorewe abahutu, ati kuko n'ikimenyimenyi nibo babanje gupfa. Ati indege ikigwa, ati abambere bapfuye ati ntimubizi ko ari bangango, ntimubizi ko ari bagatabazi, ntimubizi ko ari abapolitisiye bari bahari icyo gihe. Ati rero nguko uko gifata, ati nibo bapfuye, ati yari yaje aribo ije kwica. Noneho arongera aragira ati iryo jambo naryo rirakomeye mu magambo yavuzwe. Arongera agira ati ariko ubundi uwagize uruhare muri jenoside ninde, utararugize ninde? Bwana Tom, ndagira ngo ibyo bintu nabyo ugerageze kubisanisha n'ibyo turangije, ariko ugaragaza noneho mbese ahangaha bashatse kubigira ibintu rusange, ngo ninde wagize uruhare ninde utararugize. Icyo ni ikintu gikomeye. Ko ari ikibazo cy'insobesenda, njyewe mbibona muri ya gahunda ya FPR ikomeza gucanga abanyarwanda kugira ngo batazisobanurira, ariko yo mu by'ukuri ibibazo byose niyo yabiteye, niyo mpamvu ikomeza gutera urujijo kugira ngo yikomereze gahunda. Abandi rero bakagwa mu mikino batazi, bakagenda inyuma y'ibyo batazi, bakabona baguye mu mutego. Niyo mpamvu ubona tumaze imyaka 27 twizungurukaho. Ariko njyewe uko nabisobanura mu magambo make, abacitse ku icumu ni bande, abatararicitseho ni bande, abakoze jenoside ni bande, abatarayikoze. Si uko ikibazo giteye cyane uko ubibona ko byagombye gufata. Ngerageje kubivuga mu ncamake no mu magambo yanjye. Ubundi mu by'ukuri njyewe definisiyo nyayo, definisiyo nyayo uwacitse ku icumu si ubwoko, ni umuntu wese wari mu Rwanda iriya ntambara bamaze guhanura perezida wa repubulika, uretse ko na mbere ku itariki ya mbere y'ukwa 10 abari mu Rwanda nibo baje bicwa. Urumva, umuntu wese wari mu Rwanda waguriweho na ririya shyano wahigwaga, kandi ntabwo tunirengagije nubwo bavuga ngo hahigwaga abatutsi, tuzi neza mu by'ukuri abari mu Rwanda ko amoko yose yarapfuye. Tutagiye mu mateka maremare, muzi ko abantu ku ikubitiro rya mbere hapfuye bariya abantu bari bakomeye muri opozisiyo, kandi abenshi bari abahutu, sibyo? Noneho n'abandi bose babigenderamo. Njyewe ndabifata mu buryo uko nabibonye, njyewe naho narindi n'imyumvire nari mfite kiriya gihe, niba yenda ari uko nge ntari mfite amakuru, ni ukuri njyewe numvise ko Habyarimana yapfuye, numvise ko ibibazo bigiye kuba mu rwego rwa politiki bitazagera kuri wa muturage rwimbi nkanjye. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ndaseka kuko mu kinyarwanda baravuga ngo kabi gasekwa nk'akeza. Mbabara icyo kintu nzo kukigarukaho nyuma gato. Yego ntangora. Ngaruke ku kibazo kuri ya nteruro y'ikiganiro ngo umututsi siwe umututsi wese
ntiyacitse ku icumu. Icya mbere nsa n'usoza ikibazo cyo kuvuga ngo umuhutu wese si interahamwe. Muri 1995 mu kwezi kwa kane ku itariki ngira ngo 3 nibwo hashinzwe umuryango witwa RDR. Mu nyandiko y'ibanze y'icyo kiganiro bavuga ngo itangiza uwo mutwe w'abicanyi witwa RDR wabanje kuyoborwa na François Nzabahimana agasimburwa na Ndereye Karori Ntahontuye uba mu Buholandi. Mu mwaka wa 2000 ubuyobozi bw'uwo mutwe ugafatwa n'Ingabire Victoire Umuhoza. Baravuze ngo tugomba guhakana ko jenoside yabaye ngo kandi n'ibyemerwa bizavuga ko ari inkotanyi zayikoze. Iyo ni inyandiko uyu munsi igiye kumara imyaka 27 iyo nyandiko igiyeho. Abangaba ni abamotsi babo barimo basubiramo ibyanditswe icyo gihe. Iyi ngengabitekerezo yo guhakana jenoside sibwo igitangira. Noneho iyo uvuze ngo umututsi wese ntiyacitse ku icumu, icya mbere muri 1992 nibwo hatanzwe igisobanuro cy'umwanzi, kandi icyo gisobanuro gitangwa n'ubuyobozi bw'ingabo. Inyandiko ikwizwa muri za batayo zose z'igihugu. Ni inyandiko yasohotse ku mugaragaro ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 1992. Yitwa Definition of the Enemy cyangwa Definition de l'Ennemi. Iyo nyandiko itangira ivuga ngo umwanzi wa mbere ni umututsi wo mu gihugu no hanze yacyo, bagashyiraho virigire. Kuko iyo ushyize virigire mu nyandiko biba bivuze ko igitekerezo kibanje gifite nuko cyihariye, hakakomezaho ngo umuhezanguni uhora ashaka ubutegetsi virigire, utarigeze yemera kandi utazigera yemera ukuri kwa revolution y'1959, kandi bashaka gufata ubutegetsi bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose harimo n'intwaro. Muri iyo nyandiko arongera hari ahandi basubiramo ngo umwanzi ni umututsi wo hanze, wo mu gihugu no hanze yacyo, yewe n'umunyamahanga washakanye n'umututsi nawe yabaga umwanzi. Nta hantu batandukanya bavuga ngo uwo mu gihugu cyangwa uwo mu mahanga. Mu nyandiko zose za propagande itegura jenoside bavuga umututsi nta gutandukanya. Muri jenoside nzi abantu biciwe inaha baraje gusura bene wabo, barahica bavuye mu mahanga. Urumva bivuze ngo niyo babishobora kujya kwica abatutsi bari hanze bari kubishobora, kandi byarabaye. Bamaze guhungira muri Zaire, ubu ngubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwicanyi bwibasira abatutsi bari bariyo bwaratangiye bukorwa n'izi nterahamwe bamaze gukora ibara mu Rwanda. Kandi ababivuga barabizi neza ko ibyo bavuga ari kuburana urwandanze. Baravuga ngo ni bande. Noneho reka wenda twihute kuko dushobora kuzabigarukaho ibi bintu. Yego. Icyo umvuga ngo harya ngo nuwishe, aratangira kwibaza ngo wateguye ubwicanyi cyangwa wese wagize uruhare ninde? Wagize uruhare ninde? Uwagize uruhare muri jenoside arazwi. Igisobanuro
cyatanzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2006 ubwo urukiko rwashyiragaho judicial notice yasabwe n'ubushinjacyaha mu rubanza rwaburanwagamo na Matayo Ngirumpatse, Karemera Edouard na Nzirorera Yozefu, bavuga ko ubutegetsi guverinoma yari iriho yateguye umugambi kandi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 hatangira ubwicanyi bwibasiye abantu bitwaga Abatutsi. Ibyo rero ndagaruka kuri rya pfunwe. Iyo umuntu afite ipfunwe arengera icyaha avuga ikibonetse icyo ari cyo cyose, kandi akenshi wumva avuga ibintu nk'aho yasaze, kuko ntabwo aba azi ko hari abantu bibuka ibyakozwe kandi ibyakozwe bifite inyandiko. Bakarwana akenshi no guhishira abicanyi, kuko abo bicanyi babibonamo. Burya ntuzagire ngo hari ikindi kibitera, baba bibona muri abo bicanyi bakabarengera, kubera ko babarengera birengera nabo. Iyo uvuze ngo jenoside yakorewe Abahutu, icyo kintu ni ikintu cyatangiye kera. Jenoside yategurwaga bavuga ko barengera Abahutu bashaka kumarwa n'Abatutsi. Umuntu ashatse inyandiko kuvuga ngo umuntu atangiye ingero 100 z'inyandiko zagaragaza ibyo ngibyo, zirahari nyinshi no muri iki kinyamakuru. Iyo nyandiko nakubwiraga yanditswe na Hassan Ngeze n'umuvandimwe witwa Nyabyenda Isa, irazwi. Gutegurwa k'umutwe w'interahamwe n'abawushinze nabyo ni ibintu bizwi. Mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha, hari umutangabuhamya waje yitwa Witness X cyangwa umutangabuhamya X. Uwo mutangabuhamya witwa X ni umuntu wahoze ari umubitsi w'interahamwe, yitwa Dieudonné Niyitegeka. Yatanze ubuhamya, nawe aba muri Canada, ndetse ngira ngo ubuhungiro yabushakiwe n'urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, kuko yarufashije mu iperereza ryabwo, ndetse banabisaba inyandiko zibivuga zirahari. Avuga abatangije interahamwe, abari bo bake nakwibuka, harimo Nahimana Ferdinand, kuko ubwo buhamya yanabutanze ndi mu rukiko Arusha. Nagiye kuko nakurikiye cyane ruriya rubanza rwarebaga itangazamakuru, kuko itangazamakuru ryo narifataga nk'aho ari ryateguriwemo jenoside kurusha ibindi. Yego hari ibindi byakozwe, ariko itangazamakuru ryagize uruhare runini mu gushishikariza abantu gukora jenoside. Avuga abatangije umutwe w'interahamwe, uko zakoraga n'ibindi. Kambanda mu buhamya, Kambanda Jean mu buhamya yahaye abagenzacyaha bicaye mu nzu Dodoma muri 1997-98 muri Tanzania, Dodoma muri Tanzania, we ubwo avuga ko
muri memere denosideri bateguye jenoside. Ikintu cyitwa pawa kirazwi, cyagiyeho no kwishimira ko bategura jenoside. Muri iki kinyamakuru nakubwiraga iki, baravugaga ngo reka tubanze dukemura ibibazo byose, nari uko komisabwa izakorwa twararangije ikibazo cy'umwanzi. Nibyo uwo ngira ngo niwe Mwemayire yavugaga ngo rubanda nyamwinshi ari kuzakomeza ikabaho. Baravuga ngo turangize ikibazo cy'umwanzi, umwanzi nyenzi, umwanzi cyitse, umwanzi ki, ibisigaye byo kuzacoca ibibazo biri hagati y'abahutu bizasubirwemo nyuma, bizakemurwe nyuma. Icyo kuvuga ngo jenoside yategurirwaga abahutu gisiga kivugwa n'abavuze ba Matata Joseph, nabo mfata nk'abicanyi. Ubu ngubu nzi ko Matata Joseph atagize uruhare muri jenoside, ariko nawe ari mu bantu bagomba kuba barishimye ko abatutsi bishwe, kuko ibyo asigaye avuga we afite na za teori yashyizeho zo kuvuga ngo jenoside yakozwe na RPF ndetse ikorwa mu byiciro, n'ibyo byiciro akabivuga, ndetse ko n'ubu ngubu ngo mu Inkotanyi abatutsi barimo bategura jenoside. Ibyo bintu rero bavuga guverinoma n'exil bayoborwa na minisitiri w'intebe muri iki kiganiro, ni ipfunwe ribazonga rikabahuma amaso, bakabaho bakwiza ibitekerezo bizwi ko none batekereza ko hari abantu batakibyibuka, badashobora kwibutsa abandi. Noneho yavuze ngo jenoside yakorewe abahutu, iyo jenoside ikorerwa abahutu itegurwa bavuga iri mu nyandiko ya Mugesera Rehu yakoze muri 1991 mu kwezi kwa mbere, isohoka nk'inyandiko mpine, ni ukuvuga ngo pamphlet, inasohoka no mu kinyamakuru cy'igifaransa cyandika icyo gihe cyitwa Relève. Iyo jenoside ngo Inkotanyi ngo zirategura jenoside, yanakoresheje bwa mbere iryo jambo jenoside n'irindi jambo extermination y'abahutu. Nuriya munyakanadakazi mu gitabo cye nawe avuga ko Inkotanyi zakoze jenoside cyangwa zayiteguye. Ngira ngo ni ku rupapuro rwa 14 nareba mu bitabo byanjye mfite ahangaha, icyo gitabo kirahari. Ibyo barimo bavuga uyu munsi ni ibyari bigize umugambi wa jenoside. Nabo iyo logique yo gutegura jenoside baracyayifite mu mitwe yabo. Iyo bavuga ngo barahakana ko ngo abantu bishwe ba mbere ari abahutu, bari mu bishwe ba mbere, ntabwo ari bo bonyine bishwe bwa mbere. Bivugwa ko mu ijoro ryo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 hari ubwicanyi bwatangiye mu makomine nka Murambi n'ahandi yari hafi y'ibirindiro by'Inkotanyi, mu mugambi wo kuvuga ngo Inkotanyi zitaza kubatesha umugambi wabo bafite wo kumara abantu. Ariko noneho nabo bahutu bishwe bazize iki? Nabo bari barateganijwe muri ya definition cyangwa cya gisobanuro cy'umwanzi, ko ufatanijwe n'umwanzi principale nawe afatwa nkawe. Abateguye ubu bwicanyi bari baranateguye mu ndirimbo za Bikindi Simoni. Tekereza ko ideology yari yarageze no mu ndirimbo mu muziki. Indirimbo ebyiri zitwa za Bikindi, imwe yitwa Kabyutso n'indi yitwa Intabaza. N'indirimbo uriya mugore navuze witwa Umutabazi wa muri Denmark ahora acuranga, bikubwira ko nawe n'umwicanyi uhora yavuga nka Mwemayire avuga ati kuba rwose abatutsi tutaramaze ni ikibazo gikomeye cyane. Ahora yumva izo ndirimbo za Bikindi. Izo ndirimbo za Bikindi nazo zirwanira ya logique yo kuvuga ngo CDR yaje iharanira ubumwe bw'abahutu. Abo bahutu babicanyi ntabwo bashakaga umuhutu udashyigikiye umugambi wabo wa jenoside.
umuminisitiri witwa Rucogoza Faustin wayoboraga minisiteri y'itangazamakuru yahamagaye mu biro bye abantu bari abayobozi bakuru ba RTLM mu mazina bavuge Kabuga Felicien nka perezida wa conseil d'administration yayo, Nahimana Ferdinand nk'umuyobozi mukuru muri RTLM na Baragwiza Jean Bosco, ababwira ko radiyo yabo irimo itwika igihugu, ndetse ikibazo cya RTLM yari yateganije ko amaze kubahamagara kabiri yagombaga kukigeza mu nama y'abaminisitiri mu kwezi kwa kane kwa 1994, bamwica atarakigeza imbere y'inama y'abaminisitiri cyangwa inama ya guverinoma. Urumva? Bivuze ngo abo ntabwo bishwe kubera bishwe nande, bishwe nabo bateguye jenoside, ni nabo bishe abo bahutu ba mbere. Kuko iyo bashatse kuvuga ngo abishwe ba mbere n'abahutu, nabo bahutu batashakaga ko jenoside ikorwa. Urumva? Ntabwo bazize ubuhutu bwabo, ntabwo bazize ubuhutu, bazize kudashyigikira umugambi wo kumara abatutsi. Yego. Kandi ibyo ubyumva no muri ya ndirimbo nanga abahutu, yewe nanga abahutu batibuka, nanga abajuru, nibyo. Na Habyarimana ubwe, uyu Sylvia wakomeje kuvuga wo muri Denmark, uyu nguyu iteka iyo avuga muri background ye ahozamo izo ndirimbo za Bikindi Simoni n'itorero rye Irindiro. Buri gihe avuga ibyo bintu biba birimo mu ntoki zuriye mugore wo muri Denmark. Ikintu aburamo ni umuhoro, naho ibikoresho byose mu akanwa ke n'indirimbo ze ni RTLM. Ikintu abuze ni umuhoro na radiyo ya Mera kuri bariyeri. Urumva? N'aba ngaba nabo icyo babuze nabo ni umuhoro, kuko iyo umuntu avuga ngo abatutsi niyo bashira nta kibazo cyari kuba gihari, nawe ni umashitokrate cyangwa sinzi iyo navuze mu gifaransa ubwo ni mashitokrateze cyangwa kugiye gushyira muri femine. Icyo kintu rero ni urwo rubanza rwandanze baburana, biradufasha no kumenya ngo hari abajenosideri bahari, turabazi, barakora amashyirahamwe ngiro rya jambo ASBL, ngabo mu kuvuga ngo ni abasuriviva ba jenoside yakorewe abahutu. Uwakoze umugambi wa jenoside arahari, abatekereje ibitekerezo byo gushyiraho RTLM turabazi, abagira icyo gitekerezo mu buhamya bwa Nahimana Ferdinand, utari Nahimana Thomas wasimbuye sindi ku bwabo muri guverinoma ya exil. Avuga ko hari abantu bakoraga muri Orenfor babiri nibo bagiye gushaka, umwe ni Venuste Nshimiyimana na Serugendo Joseph, nibo bagiye gushaka Nahimana, baramubwira ati ariko dufite igitekerezo cyo ko hashingwa indi radiyo yarwana na Muhabura. Amazina, igihe, ibyakozwe byo bategura jenoside, uyu munsi barimo bararwana n'ipfunwe kandi bazakomeza kurwana nabyo. Ni uburwayi nk'ubundi, ni nk'uko umuntu agira ibyago akarwara imbasa akazacumbagira igihe, ariko aba ngaba ntabwo ari ikibazo cy'uburwayi. Uburwayi bwabo ni icyaha cyakozwe, noneho uyu munsi bakavuga bati hari abantu batamenye ibyakozwe, dushobora gucurika tugacurura, tukabajijisha, ntibazamenye ko u Rwanda rwagize ibyago rukagira abantu b'abicanyi, rukagira n'abandi babirwanije. Mu mategeko 10 ya Kangura hari rimwe rivuga ngo umuhutu uzabuza mugenzi we gukwiza ingengabitekerezo azafatwa nk'umugambanyi.
ibyo byasohotse mu kwezi kwa 12 ku 1990. Abahutu bishwe icyo gihe bitwaga ko ari abagambanyi. Habyarimana bisubiramo muri 1992 yivuga ngo ni ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Abo bagambanyi yavugaga nabo bahutu batashakaga gukora jenoside. Hari benshi nubwo atari benshi cyane mu bwoko bwitwa mu cyiswe abahutu barwanye ku batutsi barinda bicwa nabo. Ntabwo bishwe bazira ubuhutu, bishwe nabo bahutu barwanira ubuhutu nka sederi y'ingiyi n'interahamwe. Baziraga ko batambamiye umugambi wo kumara abatutsi. Ngicyo jewe navuga ngo ibyo biganiro bahoraho biyumva muri Nyiramubande, mbese ni amajwi yabo bumva nk'abaririmbyi baziranye. Mu Cyongereza navuga ko they are just an echo chamber. Ideology ya Ntagara n'abandi baba mu Bibirigi ni echo chamber y'abajenosideri bavuga ibibarengera, ni imitima yabo barwana nayo. Tubimenye, iyo wumva Nkusanyesi binahangaha arwana n'umutima nama we yo kumva ngo hari icyaha cyakozwe mu izina ryacu cyangwa mu izina ryabo, noneho akabaho arwana nabo. Bakavuga ngo Inkotanyi ngo nazo ngo zarahari zikora politiki. Basigaye baradukanye n'ibindi bintu byo gukora, mu Cyongereza bayita misinterpretation cyangwa misrepresentation, kugoreka imvugo y'umuntu. Hari ikiganiro ndumva nanjye nari nkirimo, Mzee Tito Rutaremara avuga ko Inkotanyi zari mu Rwanda zakoraga politiki. Kuko ijambo gukora bo ari ukwica, bararihindura ko nawe ngo yavuze ngo natwe twarishe. Umuntu wenda umuntu ntiyabivuga byose, ariko ndashaka kuzagaruka no kuri iki kintu cyo kutwerera abakorewe jenoside, bakabatwerera icyo cyaha. Nabyo biri mu bintu bigize iyo ideology. Ndumva tutabikora mu kiganiro kimwe kuko byaba bibaye birebire cyane. Ariko unyemerere wenda akangaka uyu yavuze, kuko twavuze ibyo Mwemayire yavuze, tuvuga ibyo Marie Jeanne yavuze. Hari undi mutumirwa bari bafite witwa Tarsisi Munyankindi, ako ngako exactement tugezeho yarakavuze, aho yagize ati hariho abagihigwa n'icumu. We yemeza ko icumu ry'icyo gihe n'ubu rigihari ngo ribakurikirana. Ni naho agaruka avuga bya bindi wigeze kunyuramo uvuga uti erega abatutsi bishwe kubera ko bagombaga kubisangira n'abahutu. Ati rero icyo gihe abatarapfuye iryo cumu riracyabakurikira. Uyu ni Tarsisi Munyankindi wabivuze. Gusa icyo nibaza iyo tuvuga abacitse ku icumu, twakwibaza nk'uko Mwemera yavuze ati bacitse ku icumu ryande. Ese hose amacumu ahubwo bacitseho kuko amacumu yari menshi. Nkongera nkanibaza ndetse hari abacitse ku icumu ariko hari n'abo iryo cumu rigihiga, kuko iryo cumu ntirirunamurwa. Hari abamaze imyaka igera kuri 32 iryo cumu rikibahiga. Abo sinzi uko tuzabita, niba tuzabita abashingwacumu cyangwa n'abahigishwa icumu, sinzi uko tuzabita kuko bo riracyanabahiga abahigwa n'icumu. Abo ni bande? Abahigwa n'icumu sinzi wenda niba bazanaricikaho. Abo ni bande? Abo ni nanjye ndimo. Nanjye ndimo, utagira ngo wenda kugira kure. Nawe urimo Jambo, wese ntibagura. Nawe ushobora kuba urimo kandi. Ubu rero kugira ngo umuntu abivuge, yenda nabo ngabo wenda twazabashakira ikiganiro abo bahigishwa icumu, tukibaza nabo igihe bazaricikira, nabo bakaricikaho, kuko tituzi niba bo bazanarirokoka. Ubu rero kugira ngo ngire icyo mbivugaho,
ni ibintu bisaba gusubira mu mateka, ariko amateka nyine aba ari maremare kubera ko iriya ntambara yo muri 1990 twashoweho n'inkotanyi ni intambara yateguriwe i Bugande. Abayiteguye bakaba bari bafite gahunda yayo, bafite ibyo bashaka kugeraho. Gahunda rero ya jenoside yari yateguriye Bugande kandi igamije gukorerwa abahutu. Hanyuma inkotanyi zishora iyo ntambara nyine yo gukora jenoside y'abahutu, ariko zibona ko iyo jenoside idashoboka kubera ko gahunda ari yo kugira ngo babanze bice Habyarimana hanyuma intambara ikomeze. Ubwo Habyarimana rero byarabananiye kumwica, bibananiye iyo jenoside ibananira kuyikomeza, biba ngombwa ko hashakisha uburyo ubwo aribwo bwose bwo kumwica, ariko ubwo buryo basanga hari abandi bantu batari bagenewe kugwa muri iyo jenoside bashobora kubigenderamo. Ibyo nibyo byavuyemo nyine ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. FPR ijya guhanura iyo ndege bakaba barayibwiye ko n'abatutsi baragendamo, ari naho haje gufatwa proposition y'uko abo batutsi bari bari mu Rwanda ntaho bari bataniye n'abahutu kuko bayobotse Habyarimana, ko baramutse babigendeyemo nabo bakajyana n'abo bahutu nta kibazo cyaba kirimo. Bakiri muri Zaire, umwe yandikira undi ko bagomba kureba ukuntu image yabo cyangwa ishusho yabo yangiritse. Ndumva ari inama inayobowe na sindi ku bwabo. Noneho baravuga ngo bose babaye suye, baranduye. Aba bararwana n'umwanda batewe n'ubwicanyi bwakozwe, noneho barangiza bagatsindwa. Uyu munsi si ikindi kibatera kuvuga aya yose yitwa mu Kinyarwanda bavuga ngo baravuga ya nyakurekwa. Barabiterwa no kuba barakoze ibara, bakubise abana, bakubise imitwe y'impinja ku nkuta, basambanije bakoze imibonano mpuzabitsina n'imirambo, abantu bishe abo bibyariye, abantu bajugunye abakecuru mu misarane, abantu barishije abantu imbwa, abantu bariye abatutsi nk'inyama, abantu batemye abagore babo bishakiye bakunze bakababyarira abana, bamwe barangiza biyicira abana. Urumva, bashyize abana mu ngungu, mu ndobo babashyiraho sima. Abo bantu bafashe abana, abantu bakajya bareza amaraso bakayashyira mu mivure, twarabibonye. Bakubise amazuru y'ishusho ya Bikira Mariya bamuziza ngo arasa n'abatutsikazi. Ibyo bintu byose iyo bari mu mitwe yabo, nta kindi gisubizo uretse kujya kuri YouTube cyangwa no gukora ibiganiro, bakajya kurengera ayo mafuti yabo yose ngo hari icumu ngo rigihiga abantu. Ntabwo hari ikindi kibitera, nshaka kuzabona umwanya nkagisobanura. Ni ukuvuga ngo abatutsi ni abagome cyane, twagombaga kubica. Noneho uyu munsi babona ko RPF yabahagaritse. Ikindi ni ukuvuga ngo noneho reka ni abantu babi cyane ku buryo nibo banishe bene wabo. Ni ukuvuga ngo abantu bariyishe. Muri literature iyo muri chapter ya 8 y'igitabo cya Judy River, ni ya 8 niba ntibeshye, hari chapter imwe itangira ivuga ko abantu ngo abatutsi bo mu gihugu ngo bari fifth column. Mbese arakore uwo munyakanadakazi nawe ngira ngo agomba kuba yireranwa na Ntagara. Harya ntibambwiye ko Ntagara abo muri Canada?
muri Canada. Agomba kubereranwa na Judy River cyangwa nibo yanditse ibitekerezo byabo. Ubu ngubu ndabyumvise noneho ko burya Judy River afite iriba avomamo ibitekerezo, kuko iyo usomye ibi ngibi bitekerezo usanga ujya mu gitabo cya Judy River ugasanga birimo. Ni ukuvuga ngo aba bantu nibo baba bavugana nawe, kugaragaza ko umututsi ni umugome ku buryo ategura jenoside, yitegurira jenoside, noneho akitegurira guhorana agahinda. Kuko iyo uteguye jenoside, utegura jenoside ashaka gutera abantu agahinda ubuziraherezo. None basanze ko iyo jenoside baratsinzwe, niyo mpamvu usanga ibiganiro umuntu witwa Musabyimana Gaspari mu Bubiligi ari mu bantu baba batanga mikoro, witwa Jean Claude Murindahabi abategura ibiganiro bihakana bipfobya jenoside, abo bose baba barwana n'ikintu cy'ikirwara cyitwa ipfunwe, kandi ipfunwe rya jenoside riragatsindwa. Bakoze amahano, ayo mahano rero bananirwa kurarana nayo, abatera inzozi mbi. Twabonye abantu batekesheje, yewe nanditse inkuru, nabonye umuntu atekesheje amagufa y'abantu ikibeho. Arandeba byantangaje, arambwira ngo abo bantu aba barapfuye ntibagomba gupfa ubusa. Gucana amagufa y'abantu uvuga ngo barapfuye ntibagomba gupfa ubusa. Icyo kintu uwo muntu si agomba kuba kiriho, cyangwa agomba kuba nawe yaragiye muri Canada. Iryo pfunwe ryo gucanisha amagufwa y'abantu, urumva, kubona umuntu ajugunya akana mu musarani agataba akareba kamusaba imbabazi ngo wintokoza. Uwo munyankindi agomba kuba yarabibonye akarara bitekereza, agahimba icyaha, agihimbira FPR Inkotanyi, agihimbira kuko yabatsinze ikabagondoza. Kandi ubwo burwayi bazabumara n'igihe kitari kigufi, ahubwo bakeneye abaganga babavura. Ni abarwayi. Ntushobora kuvuga ibi bintu uzi ko hari ukuri guhari. Iyo Inkotanyi zidatsinda ngo zitsinde ababicanyi, intwari ziba ziri abamunyankindi n'abantagara bari n'ahimana bashinga guverinoma en exile. Ni guverinoma y'icyangiro, kiraho kikita ngo ni minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe wo kuri Zoom, minisitiri w'intebe wa Zoom. Ibi bintu ni ibintu by'igitangaza, kugira ngo uko Ntagara mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Ntagara yari afite imyaka 17. Yari umusore ushobora kuba abona byose. Kugira ngo rero nk'umuntu wari uhari afite iyo myaka, uvuga ngo ni mukuru, we akanga akagarura ibi mu buryo ashaka akabyita atya, birumvikana ko Bwana Tom arimo ayobya urubyiruko rwacu, arimo araroga Abanyarwanda. Twe rero nk'igicaniro TV twiyemeje rwose kugira ngo tujye tubwira Abanyarwanda ukuri, twifashishije ibimenyetso nk'ibyo uba ugaragaje, tukajya tubwira abantu amateka agoretse ko ayo ngayo atari, mukaza mukagaragaza amazima. Ubu rero ndagira ngo nk'abantu bazadukurikira, cyane cyane urubyiruko, yewe n'abandi Banyarwanda bose, cyane cyane n'abari muri diaspora, ahubwo Bwana Tom, abo bantu iki kiganiro cyabaye bagifate bate, inyigisho tuza gukuramo ahangaha ni iyihe, kugira ngo tujye tubasha kumenya ngo
nyabuna rubyiruko mumenye ikibi ngiki ikiza ngiki. Ejide reka mbanze nkwemerere ko tuzafatanya kuba ku gicaniro. Urakoze cyane Tom, ndagushimiye cyane. Kandi icyo gicaniro kivugirwaho amateka atanduye. Mu Kinyarwanda bavuga ko ushaka guca amazimwe abandwa habona. Ntazitwa inzigo cyangwa uruzingo, yarabanzwe kandi akanasubiraho. Ni umukristo udashobora kuvuga ngo ngewe narabatijwe kandi ndakomezwa. Urumva? Yego. Ntabwo uru Rwanda ruzabaho rweme neza aya majwi atavugurujwe. Ariko n'andi majwi akora nka bantagara ari mu Rwanda ubwo bakomba no guhanwa. Ndumva Ntagara yari afite imyaka nk'iyo w'Imana Nkusanyesi, agomba kuba afite imyaka 45 ubu ngubu. Nta kintu atabonye. Niba anashidikanya ibi ngibi, niba atari umwicanyi, ni umusazi. Cyangwa se ari mu cyiciro ni umusazi, urumva? Yego. Umurwayi cyangwa yagize uruhare mu bwicanyi, arimo ararwana n'icyaha yagizemo uruhare, cyangwa se afite abantu bari hamwe nawe b'abavandimwe cyangwa inshuti ze zakoze iri shyano. Erega umuntu wabonye umubyeyi we, umuntu wabonye mukuru we ari umugabo asambanya umututsikazi batemye, bavuga ngo uyu ntarakonja, ngo reka ataza gupfa tutumvise umututsikazi ukuntu ameze. Umuntu wabonye ibintu nk'ibyo ntashobora kugira amahoro mu mutima. Araryama akabona abo bantu bose ibyo yabonye bikagaruka. Uko kuntu rero numvise ngo bafite n'ikintu ngo tubavumbure. Ubu nabo nta kintu mu bintu byadufashe, reka ngwize ukuri. Ubu ngubu barivumbuye. Ni nk'uko ntabwo twari kumenya ko hari abantu b'interahamwe bafite ibitekerezo nk'ibi iyo batajya ku karubanda ngo bavuge. Aho ndabibashimiye cyane. Icyo wambwira uti wabwira icyo abantu bumva ibyo biganiro. Icya mbere, aba ni nk'abantu bafite amapiki, inyundo, bateye bagiye gusenya inzu yitwa u Rwanda. Aba ni abashenyi basenya amazu, barasenya u Rwanda, cyane cyane ubumwe bwarwo bukeneye kumenya amateka y'ukuri. Aya mateka akwiye kuvugwa, n'aba bantu bakwiye kugaragazwa tugiye mu ntekerezo. Filozofi y'ikinyarwanda iri mu mugani ngo ushaka gukira indwara arayirata. Ushaka kugaragaza jenoside agomba kurwanya ibi bitekerezo. Guceceka cyangwa kubica hejuru. Umuntu urengera mu jenosideri mu 2022 nyuma y'imyaka hafi 28, Canada yirukanye Mugesera yigeze ajya kuri bariyeri. Mugesera reho ntigeze ayijyaho. Ijambo rye ryamugaruye n'iryo yavugiye ku
kuri 22 z'ukwa 11 92 ubu imyaka 30 igiye kugera avuze iryo jambo. Noneho bagatangira kwibarisha ngo harya ngo wakoze jenoside ninde ngo utarikoze ninde. Barabazi iyo ndwara rero barimo bararwana nayo, bararwana n'amashusho y'abantu batemwe, y'abantu bajugunywe mu nzuzi, y'abantu bajugunywe mu misarani, y'abana bajugunywe ku nkuta, y'abantu batemwe ibitsi, y'abantu bavunishwaga za borudire. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 na 2007 nakoze ubushakashatsi mbona ubuhamenya bw'abantu barahari hano mu Rwanda. Nababajije ikibazo kimwe ngo ni iki kintu kidasanzwe kibi cyane wabonye mu gihe cya jenoside. Baranyandikira ubwo buhamya ndabufite, bwananiye kubushyira mu gitabo kubera ko burakomeye. Barangije abo bantu bakoze jenoside bagiye no mu nkambi bakora andi mahano kugira ngo bayagereke ku nkotanyi. Ubihakana hari ubuhamya bwanditswe na Minisitiri Bamporiki mu gitabo cye cyitwa Meeting Genocidaire. Abo yabazaga n'abantu bariho, ntagara niba atazi gusoma nabyige, ariko cyangwa na bagenzi baba Munyankindi namwe Mayiri. Turimo turabareba nk'abantu kureba umujura cyangwa umwicanyi arimo ashaka uwagerekaho icyaha. Bafite amashyirahamwe bagenda bashinga, ariko amashyirahamwe ntazasibanganya amateka. Amateka ahari y'ibintu byakozwe ntabwo ushobora kuyasibisha kagome cyangwa ngo uyasibishe ikinyoma. Amateka yabayeho akojeje isoni, yakojeje isoni igihugu cy'u Rwanda. Ariko noneho ni byumwe, hari abantu babana n'agahinda batazakira kubera iki kibazo cya jenoside bakorewe. Aba rero baza kujya ahangaha bagatangira kwibarishwa ngo jenoside ni iki, ngo wacitse ku icumu ni iki, ngo icumu ni irihe bacitseho. Nta bicanyi. Hari umuntu baravuga ngo hari abisha imibiri, aba barica ibitekerezo. These are not killers of bodies. They are killers of memory and killers of human dignity. Kuri bo agaciro ka muntu ntikarimo. Iyo umuntu akubwira ngo niba abatutsi bashira ngo ntibyere kubuza abatutsi ngo Rwanda nyamwinshi gukomeza kubaho, urumva? Uyu ni umuntu agomba kubagira ngo igihe abatutsi bicwaga yafunguraga champagne akanywa. Mayire niwe tumufata. Abantu ni umuntu azajya abona nawe azajya bamukoba, yarakoze kwiyerekana. Ayo mashusho ye avuga ibyo bintu bikwiye kubikwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Iki kiganiro kidownloading ntikizagende, ntikizabure abantu. Amateka azahora mu kwena. Ibibazo barimo bibarisha uyu munsi bamenye ko bishyize ku karubanda. Bavuze ibintu bibagaragaza ko bo bari hamwe n'abajenosideri batari mu gihugu kirwanya jenoside. Wishyize ibi bintu hari n'aho yagize ati yewe ati navuye i Kigali ati ibintu ati mbona rwose abo bapolitisiye bamaze gupfa ati noneho kandi ubwo nyine hakanaga ko jenoside irimo gukorerwa abatutsi ati ariko ndagenda ati mva muri Kigali ati noneho mpungira ati Murambi, wabona i Murambi ati ariko ngeze i Murambi sinzi niba iryo jambo ritaramucitse ati ariko ngeze i Murambi nsanga ibintu byacitse.
icyo gihe ngewe ahubwo ubu noneho wenda nanamubaza igomba kuba ari Murambi ya Nyamagabe. Birashoboka sinzi ahariho, ariko ngezeho nsanga ibyacitse byari ibiki rero? Byari bitandukanye n'ibyo usize. Ibyacitse byari ibiki ko wahunze wagerayo ugatangazwa n'ibyo byacitse? Buriya iki kiganiro nacyumva azumva iki kibazo, kuko yarabihakanye avuga ko bitari jenoside iri gukorerwa abatutsi, ati ahubwo iri gukorerwa abahutu, hamaze gupfa abapolitisiye, ariko ngo ageze iwabo asanga byacitse. Murumva ko harimo na contradictoire barimo barivuguruza. Bwana Tom, rero turimo turagenda twegera umusozo, ndagira ngo ahangaha ngusabe inama, ndagira ngo ahangaha ngusabe kugira icyo ubwira abantu ukurikije noneho ibyo aba bantu bavuze, ukurikije n'inyigisho tuvanyemo, hanyuma Bwana Tom dusoze ikiganiro. Egide, yewe sinzi ko hari ikintu nahina, ibyo twavuze ubwabyo birahagije. Gusa icyo narangirizaho ni uko aba bantu baratwiyeretse, hasigaye reka tubakwende. Iyo byashobokaga ngo banashyikirizwe n'inkiko muri ibyo bihugu, kuko ibintu bavuze ubisemuye birimo ikirego. Yewe kuko ibintu birenze gutera isoni, kuko ahubwo ntabwo biteye isoni, ntibinatangaje, ahubwo biragaragaza ubugome bukomeye cyane. Jya mu Burayi utangire kubaza ngo harya ngo wateguye jenoside y'Abayahudi ngo ninde? Iryo cumu bakitizo bazabibaze. Ariko kubera ko ibyo bihugu bitita ku buzima bw'Abanyarwanda, by'umwihariko ku buzima bw'Abatutsi bishwe, abantu bageraho bakabikerenza. Ariko n'ikindi cy'abantu mbwira abantu bakunda kureba ibiganiro biba kuri murandasi, hari benshi bigize ko ntacyo bibarebaho. Umuntu akahora avuga ngo ariko si nabyo, kwitangaza, kuvuga ngo, ariko ntibagire icyo babikoraho. Hari abantu biga amasomo, inyigisho zitandukanye, ari abanyamategeko, ari abasosiyologe, ari aba-anthropologue, ari abantu mu ndimi. Ibi biganiro bashobora kubikoramo za teze, kuko ibisobanuro, urebye ibisobanuro ushobora kwibaza muri ibi biganiro bagenda batanga ni byinshi. Umuntu wese ugenda avuga ibintu bidakwiye kuvugwa agenda agaragara, abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko kubera ko abantu bakwiye kuba bamwamagana batabikora, amaherezo hari abazabifata nk'aho ari ukuri, bakanormaliza ibitabaho, ukemera ibidakorwa. Urumva, n'abantu bemera ubukristu, iby'ubusilamu sinabivuga kuko sindi we, bavuga ko hari ibyaha bibiri: hari icyaha ukora no kudakora icyo udakwiye, no kudakora icyo ukwiye gukora, sin by omission and by commission. Gukora ikibi cyangwa kutamagana ikibi ubwabyo ni icyaha. Si n'icyaha mu rwego rw'imyemerere ku bafite imyemerere nk'iyo, ariko no mu mategeko. Uzi ko uzi ko icyo kiganiro cyo bagaragaza ko aribo victims,
abajenosideri ubu ngubu bishyira mu mwanya wa victims cyangwa ba nyiramukubitwa bategura iki kinyamakuru naweretse cy'umuntu witwa cya kangura nomero spéciale yarimo na statut z'iryo shyaka bashyizemo quotation cyangwa ijambo n'ibyo ushaka kwerekana ko abajenosideri bigira victims ku rupapuro rwa 22 rw'icyo kinyamakuru bashyizeho ngo quotation ya Elie Wiesel ngira ngo muramuzi n'umuntu wacitse ku icumu n'umuyahudi wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi noneho yandika ngo il faut prendre parti, la neutralité favoriser l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Ni ngombwa kugeraho ubogamiye, kutagiraho ubogamiye bifasha umugome, aho gufasha ugirirwa urugomo. Kwicecekera byoshya umugome, aho kugirira akamaro uhohoterwa. Ibaze ko iyi mvugo y'umuntu wacitse ku icumu rya jenoside ngo bayikuye mu gitabo cya Girogiste. Uyu Girogiste, Colonel Girogiste n'umubirigi utwitse u Rwanda, navuga ko yahagarariye jenoside yakorewe abatutsi ya mbere muri 1959. Kubera ko abajenosideri bifatwa nka victime bagakora jenoside babyita kwitabara, bafashe iyi mvugo ya Elie Wiesel wagayaga isi itaratabaye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ngo batabare abayahudi. Noneho biragarutse, abateguraga jenoside impuzamugambi nabo bishyize mu mwanya w'abayahudi w'umuyahudi, ariko ni n'inyandiko nayo yavuye mu gitabo cya Girogiste Mission au Rwanda, ari mu bantu bakoze amahano mu Rwanda, agafata inyandiko ya Elie Wiesel, iyo nyandiko ikaza kwisanga muri kangura nomero spéciale yasohoye amategeko yashyiragaho ishyaka ry'abicanyi ryitwa CDR. Uyu munsi nta ibiganiro twumva ntaho bitaniye n'ibya RTLM, ntaho bitaniye no kuba dusoma kangura uyu munsi ndimo nereka abantu. Abari badukurikiye rero ndagira ngo mbashimire, ariko cyane cyane nashimire umushakashatsi Tom Ndahiro. Ikindi kandi mbabwire ko Igicaniro TV atari abantu tuzasinzira ngo turebere. Uko muzavuga kose muvuga ibigoramye, tuzaza tugaragaza ukuri. Ibyo muzagoreka tuzagerageza kubigorora. Nguko uko Igicaniro dukora, nibyo twiyemeje, tuzagaragaza ibizima. Ikindi kandi ndabamenyesha ko mu bihe biri imbere tuzagira ibindi biganiro nk'ibi ngibi, aho tuzagenda tugaragaza tunayerekana ibisobanuro by'ibiganiro bigenda biba, ariko iteka usanga bigoreka amateka y'igihugu cyacu. Bwana Tom, ndagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Ikindi kandi ngire ngo nkwifurize ibihe byiza. Urakoze kandi twishimiye uburyo watubwiye ko ugiye kubana natwe ibihe byose. Urakoze cyane Tom. Murakoze cyane Jide. Tunashimire n'abazakurikira iki kiganiro, bazagiremo n'uruhare rwo kukijyaho ku rugamba rwo kurwanya ababicanyi bo kuri murandasi. Thank you very much.